What's up, Kigali? Sounds it's about the bad man, the baddest one and only, the champion boy. Why I say I'm back again with another banger. Narabwiye ngo ni banger after banger. Hanyuma rero reka nagiye nshimira cyane abantu maje kura subscribe kuri KJ 250 Trends. Muri abantu badanje, much respect kabisa. Nawe rero utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro nk'ibi ngibi, ujye ubasha kubona amakuru ku gihe birushaho kugenda byabo buki. Ni byiza byinshi tubategurira, na amakuru menshi atandukanye imana n'imande. Wowe kora subscribe kuva nonanga, kura subscribe kuva uyu munsi utandukanye no kubura amakuru agezweho, amakuru trends ndetse n'amakuru ya back in days, right sir. Uyu munsi rero mufite byinshi bitandukanye, mufite byinshi bimeze neza cyane. Uyu munsi turaza kubana n'amakuru agezweho, amakuru ari imbere cyane, right sir. Hanyuma rero nuko biri kuvuga ko Element L ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi ufite izina rikomeye muri ino industry. Uyu muhanzi Element L nyuma yo gukora amahiti menshi cyane, kuva yaba umuproducer, yabaye umuproducer amarige kirekire akora music ye, ari umuproducer igihe kiza kugira yinjira mu mwuga wo kuririmba, yakoze indirimbo yitwa Kashe. Indirimbo yabaye nziza cyane ndetse ikundwa na buri wese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akurikiza indirimbo ya kabiri irakundwa, akurikiza ya gatatu irakundwa, yitwa Sikosa yo yabaye agahebuzo ari kumwe na Tiger ndetse nitwa Kevin Kade. Uyu mutipe rero uzwiye gukora ibintu byiza cyane ndetse agakora ibintu abantu bakabikunda, agakora indirimbo zikagera kure. Biri kuvuga ko ashobora kuba ari muri Tanzania. Ari muri Tanzania aho yaje kubazwa n'ikinyamakuru cyitwa Crown FM, ni radio yaho. Baramubaza kubijyanye n'umwuga we ndetse n'uburyo yinjiye muri music ye, abasha kubagariza babwira ko ari ibintu akunda kandi akora. Igihe birashoboka ko ashobora kumeza gukora music ye cyangwa se akaba umuhanzi cyangwa se akaba producer, byose avuze ko abishoboye. Bamaje ikibazo kijyanye nuko ese bajya bavuga ko yakoze indirimbo ya Davido cyangwa se agakora indirimbo yitwa Wizkid. Yasobanuye ko ukuntu byagenze, avuga inzira byaciyemo kugira ngo akore indirimbo zabo basani cyangwa se abahanzi bakomeye muri runo ruhando rwa Afrika. Witwa Wizkid ni umuhanzi mukuru cyane twemera ndetse muri Afrika. Ni umuhanzi wakoze byinshi bitandukanye, yagiye muri Grammy Award inshuro nyinshi zitandukanye, yatwaye ibikombe bitandukanye, bamwita Wizkid. Wizkid rero ni umuhanzi wa danger. Witwa Davido kandi nawe ni uko nguko, ni umuhanzi ufite ibikombe bigiye bitandukanye. Abo ni abahanzi bakomeye cyane, bakomeye ku rwego rw'isi, bari international. Rero umuhanzi Wizkid ndetse n'uwitwa Davido bivuga ko producer ya Element abitse projet zabo. Ni ibintu byatare n'ibyo gushimirwa umuntu nka Element aramutse afite indirimbo cyangwa se afite ibihangano by'abahanzi, ni ishema ku gihugu ndetse no mu ruhando rwa muzika muri rusange. Rero uwitwa Element L yasobanuye avuga uburyo yahuyemo n'abo bahanzi. Avuga ko yari muri Nigeria, ari muri projet zitandukanye, aza guhura na uwitwa Davido, bahurira muri studio baraciringa ngo haba vibe kabisa, baramenyana birangira mukoreye indirimbo. Iyo ndirimbo nubwo itarasohoka ariko avuga ko soon ishobora gusohoka. Witwa Davido rero nyuma yo kwizira witwa Element L bagakorana indirimbo, dutegereje iyo ndirimbo ndetse n'imbaraga nyinshi cyane ko ari umuhanzi mukuru ndetse n'umuproducer wacu Element L. Hanyuma witwa Wizkid yavuze ko batigeze bahura amaso ku maso, ahubwo indirimbo yayikoze ubu mu gihe Setsoro nawe ni abantu bameze neza cyane, ni abahanzi bakomeye byatari, ni abahanzi bakorera ahantu bita Kenya. Setsoro ni abantu bameze neza. Mbere ko batandukana rero bafitanye indirimbo n'uwitwa Wizkid, biba ngombwa ko Element ayikoraho, nubwo buryo yakozemo indirimbo yitwa Wizkid. Wizkid rero afite indirimbo nyinshi cyane, afite album agiye atandukanye ndetse ni umuhanzi mukuru muri Nigeria, ni umuhanzi mukuru muri industry ya muzika by'umwihariko muri Afrika. Wizkid rero nawe akaba Element yatangaje ko afite indirimbo cyangwa se afite projet ye, nubwo buryo bakoremo izo ndirimbo aba basanuka ari babiri. So rero ubwo kuri Crown FM yavuze ko ibintu ibyiza biri imbere, agikomeje kubahereza ibyiza kandi bigiye bitandukanye, adateze gucika intege, ndetse yavuze ko ari gutupanga izindi international collaboration yaba muri producing cyangwa se mu muhanzi bwe bisanzwe. Bamwita Element L. Ni umuhanzi akaba n'umuproducer ubarizwa muri 155 AM. Murabizi ko ari inzu muri studio nziza irimo n'abahanzi bagiye batandukanye, aho irimo Bruce Melody ndetse akaba n'umuproducer Element L. Reka dushimire cyane kabisa 155 AM, ni ibintu byatari. Alright sir. Hanyuma rero akandi kintu kuri gutswaninga kuri no mihanda witwa n'umuhanzi nawe akaba n'umuproducer
ya uyu muhanzi rero nyuma yuko hashize igihe kirekire witwa J Paul cyangwa se uyu King mwama hip hop witwa J rero nyuma yo kwitabye Imana ashize imyaka myinshi apfuye ariko ni umu legend ni umuntu twakunze cyane kandi tumukunda byimazeyo bamwita J Paul rero nyuma yo kwitaba Imana witwa Lee John yarafite indirimbo nawe mbere yuko apfa yabasha kuyashyira hanze indirimbo nziza cyane yitwa Shenge. Abantu rero aho yabibukije the legend wabo J Paul abantu babyishimiye ndetse babyakira neza cyane ndetse yongeye gukumbuza abanyarwanda muri rusange umusani cyangwa se umuraperi J Paul. Abantu rero comment zabaye nyinshi cyane bishimira cyane music bishimira kongera kumva kabaka yagarutse kuko nkuko bajya bivuga murabizi bajya bavuga ngo nta muhanzi upfa nta mustar upfa umuhanzi arasinzira niko twabyita kuko urebye J Paul kuba akivugana n'isa kuba akiri umuhanzi kuba n'ibikorwa bikivuga urumva ko ari ibintu byata rero kadushimire cyane byimazeyo witwa Lee John wase indirimbo nziza cyane yitwa Shenge akaba indirimbo ari kumwe n'umusaza J Paul rero ni umwe mu bahanzi bakoze hip hop ni umwe mu bahanzi bazamuye industry ya hip hop yafashe ibendera arevana digital ayivana no rogerekera digital so yari umuraperi ukuzwe n'abaturage mu Rwanda n'isa kandi abantu rwose bakimutekerezaho ndetse bakimukunda bakimufata nk'umuntu wa danger n'isa aracyari umustari aracyari n'uwa mbere aracyari mu mitima y'abanyarwanda rero ni byiza ko Lee John yazanye indirimbo nziza cyane kabisa yitwa Shenge ayishyira hanze bamwita Lee John nawe ni umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer nyuma rero igihe kirekire gishoboka witwa Mico the Best ni umuhanzi mwiza cyane umuhanzi mukuru ni umuhanzi n'amaze igihe kiri muri industry ni umuhanzi ubanza agaceceka akipawera nyuma akazana ibintu bimeze neza cyane cyakazana ibintu bimeze fresh so Mico the Best rero ni umuhanzi navuga ko wandikira abahanzi bagenzi be ni umuhanzi uzi kwandika ndetse n'umuhanzi umaze imyaka myinshi muri industry yakoze byinshi bitandukanye yatwaye ibikorwa byinshi bitandukanye ni umuhanzi urimba injyana ya Afrobeat rero uyu muhanzi witwa Mico the Best nyuma yo gukora indirimbo nyinshi cyane zitandukanye amaze igihe kirekire atari kuvuga muri industry yagarutse he's back again right yakoze indirimbo nziza rero yahurijemo abahanzi batandukanye yahurijemo witwa Marina umukobwa mwiza cyane wazamutse nawe neza mu minsi yashize umwana w'Irwamagana yakoze akazi katoroshye nawe yaraje muri industry akora music neza kandi ibintu bigenda fresh akora ama collaboration atwara ibikombe ndetse akora n'ibitaramo byinshi bitandukanye so na nisa rero aracyari n'uwa mbere aracyari n'uwa danger yabashe kwihuza rero n'uwitwa Mico the Best ndetse yihuza n'uwitwa Afrique yihuza n'uwitwa Uncle Austin witwa Uncle Austin murabizi ko ari umuhanzi akaba ari umunyamakuru akaba ari n'umuhanzi mukuru ukomeye cyane muri kino gihugu Uncle Austin akaba ari umupromoter ukomeye cyane bivuga ko Uncle Austin ni umupapa cyangwa se ni umutipe wagize uruhare rukomeye mu kuzamura impano ya Marina ari mu bantu bazamuye Marina byatari so rero witwa Uncle Austin nawe akaba arimo muri indirimbo yitwa ni indirimbo isa nk'icanganya ukuntu twivuyange right sir ni indirimbo nziza cyane rero y'uwitwa Mico the Best rero ni umuhanzi mukuru akaba yakoze indirimbo nziza cyane ari kumwe n'abo bahanzi uko ari bane Afrique nayo murabizi ko minsi ishize yashyize hanze album ya mbere yabwiye abantu kajya gushyira hanze album nayo nyuma y'igihe kirekire atavuga cyangwa se gukora cyane muri industry kimwe n'utwa Marina nawe nuko byari bimeze ku minsi ishize yasohoye indirimbo witwa Uncle Austin nawe yanamaze igihe kirekire atari kuvuga cyane muri industry rero so right now yagarutse cyane bagarutse bihurije hamwe uje imbaraga nk'aba legend ndetse n'amaraso mashya Afrique bakora indirimbo nziza cyane yagataraboneka imeze neza bayita twivuyange ni indirimbo nziza cyane rero nizere ko iraza kuba nezeza so rero iki nababwira nuko turi kumwe n'uwitwa Muyoboke turi kumwe n'abitwa ba Kevin turi kumwe n'abandi basani benshi bameze neza ndetse turi kwitegura igitaramo cy'umuhanzi Iva Bravani nyuma yo kwitaba Imana nyuma yuko yasize akoze album yitwa Twaje murayizi ni album nziza cyane ndetse ariho n'indirimbo nyinshi cyane so rero hateganyijwe igitaramo muri Beka Arena aho turi kwibuka ibigwi bye aho abantu benshi bagiye bapostinga ndetse bavuga ko tugomba kuzabadwari kubwa ari projet nyinshi yari yaratangije murabizi ko Iva Bravani yari umuhanzi ukunda kwibanda cyane kuri traditional
bavuga ko ni byiza ko umuntu uzashobozwa cyangwa se uzamva ari ngombwa tugomba kuza gushyigikira uyitwa Iva Buravan rero yari afite project nyinshi zitandukanye ndetse umuntu uzaje kujya muri BK Arena hatangajwe ko azabasha no kuba yakisuzumisha kanseri ku buntu. Aya ni amakuru tubahereza kugira ngo ibintu bigende neza, nawe nufite gahunda yo kuzajya kureba Iva Buravan umenye ibyo byose ukuntu bimeze n'ukuntu byestaye. Kuri iyi tariki 26 bizaba muri BK Arena, hazaba hari benshi batandukanye, abafatanyabikorwa batandukanye, abahanzi ndetse batandukanye. Right sir, bamwita Iva Buravan rero tukomeza tumwifuriza ruko ridashira. Ni umuhanzi watwaye igikombe tigize gitwarwa n'undi wari wese mu gihugu, agikuye mu mahanga nk'umuntu ukunda gukora traditional musics. Yaheje shema igihugu, n'umuhanzi mukuru, n'umuhanzi wakoze akazi katoroshye. So rero abantu bari tayari bumva bari ready, ni kuri 26 unasabwa kugira gute kuhagera. So rero nyuma yo gufungwa kwa Fata ku mavuta hatangajwe ko yasanzwemo ibiyobyabwenge urumogi witwa Djihad rero abantu benshi bagiye bandika muri comment bavuga ngo kuki bafunze ngo Fata ku mavuta ngo ibiki ngo Djihad bakamwibagirwa yatanze gasopo, aragera turucira mukaso rugatwara yoko ati abantu muri kunyifuriza gufungwa nta rimwe nzigira mfungwa, n'ikindi kiyongera kuri ibyo nuko nzaguma mu mitwe yanyu, nzakomeza mu mitwe yanyu nzengurukamo meze nk'isereri. Naho ntize kujya witwa Djihad yababwiye ati ibyo muri kwivugisha ntabyo muzi, nge naho nzajya, nzaguma hano, nzagumana namwe, nta na rimwe nzigira mbura hano. So rero witwa Djihad yatanze gasopo, anavuga ko atari bacira umuntu rubanza ndetse buri wese agomba kubazwa ibyaha bye, kandi n'umuntu utafungwa buri wese ashobora gufungwa. Yavuze ko rero witwa Djihad yavuze ati ngewe nimureke kunyifuriza gufungwa, nzaguma mari kandi 5 kwa 5. So rero nyuma yuko witwa Fireman ari kwitegura ushyira hanze album ye, Fireman gushyira hanze album ye, ni album amaze iminsi ari kuvugaho, ni album yavuga ko isobanura byinshi ku buzima bwe, ni album ye ya 4. Bamwita Fireman cyangwa se Kibiriti. Rero witwa Fireman ari gushyira hanze yitwa album yitwa Bucyana Yandi. Bucyana Yandi rero ni album agiye gushyira hanze muri minsi, ari gusohoka ama album menshi cyane, na witwa Fireman rero akaba ari kwitegura gushyira hanze album. Akaba ari umuhanzi ubarizwa muri Tough Gangs ndetse akaba ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Uyu ni umuraperi mwiza cyane, umuraperi rero Fireman Kibiriti, umwami wa hip hop cyangwa se umuraperi uzi gufunga beats neza, uzi kuririmba bya hatari, agiye gushyira hanze album ye. Right sir, hanyuma ibindi biri kuvuga ku mihanda nuko uwitwa Chris Easy abantu bakomeje kwandika ama comment bavuga ati niye mpamvu atari gushyira hanze tracks. Rero ndebye analyse cyangwa se abantu bagiye bavuga bagenda baganira bavuga ngo ese umuhanzi nka Chris Easy ubamubonamo ikintu gisa nkaho ari intinyi, asa n'umuntu ushobora kuba agira ubwoba cyangwa se atizera, nubwo wenda ari umuhanzi ukora track zigakundwa zikamenyekana, ariko ngo ashobora kuba agira ubwoba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urabona hasohotse iyo foto ya Bruce Melody, iyi ndirimbo yaje mu gihe gito ibigize 3M. Ni ibintu bitakunze kuba kera, ubundi iyo umuntu agiraga 1M yarasiriburaga, ariko mu gihe gito cyane yari baje kujya 3M, kimwe na print ya Tiger cyangwa se uwitwa The Ben. So izi ndirimbo zasohotse zose trends rero bavuga ko aricyo cyatumye Chris Easy atinya gusohora project ye cyangwa se kuba yasohora music ye. No abanyamakuru muri rusange bagiye bavuga ko uwitwa Platini n'uwitwa ndetse na Davis D nk'abahanzi bakuru ntabwo batekereza ibyo ngibyo, bashyize hanze indirimbo yitwa JJ iri gukinwa mu mihanda ndetse no mu club, bavuga ngo nibo bahanzi bakuru. Davis D ntabwo ashobora gutinya ngo iyo foto yasohotse na Bruce Melody gatinye ngo Plenty yashyize hanze indirimbo yitwa JJ. Ni indirimbo kandi imeze neza cyane, kuvuga rero Chris Easy ni umuhanzi ubanza agatiminga cyane nyuma yuko akora akazi kenshi katoroshye, ariko ntabwo ngo yizeye kuba ryasohoye indirimbo mu gihe Bruce Melody yasohoye indirimbo yitwa The Ben. Se rero sinzi kuri bamo byumva rero ese mwebwe mu bitekereza iki? Ese nibyo koko umuhanzi Chris Easy yaba afite ubwoba cyangwa se yaba afite intinyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, yaba afite gutinya kuba yasohoye indirimbo kubera ko Tiger yasohoye indirimbo cyangwa se yaba ari ya timing? Ni ibintu tuzi kuri Chris Easy. Chris Easy ni umuntu ukora indirimbo imwe akayitondera akayikora neza ndetse igakundwa cyane ndetse ikaba hit.
ni ikintu tumuziho mu ndirimbo afite agitangirira ku ndirimbo yitwa Faster agakomeza kugeza ku ndirimbo yitwa Sekoma. Ndatekereza niyo ndirimbo ariko gusohora. Izo ndirimbo ko yazikoze zose nta n'imwe igize ba flop, zose zagiye zibe za danje, zagiye zikundwa. Yakoze indirimbo za Jugumira zagiye ziba trends, indirimbo nziza cyane ya Phil Peter, indirimbo isa nk'ari mu zambere ifite sound nyinshi kuri TikTok yitwa Jugumira. Urumva sinzi ikintu umuntu yahera avuga ngo ni umuhanzi mutoya, hari umuhanzi ufite indirimbo ushobora gufite sound nyinshi kuri TikTok. Hanyuma hakaza izindi ndirimbo zitwa za Bana zagize miliyoni agera muri miliyoni 6, indirimbo nziza cyane yagiye akora ama collaboration, akora indirimbo zitwa za Basoli, ni indirimbo za fresh sana. Rero sinzi niba namwe ariko mutekereza ko uyu muhanzi ese yaba ari umuhanzi koko w'umwana cyangwa se umuhanzi mutoya nkuko babivuga cyangwa se nkuko babimushinza. Kazi turebe ni wait and see. Impamvu mba ni hano rero no kugira ngo niba ufite igitekerezo wandike muri comments, niko bimeze niko muri comments, niba ari icyo wifuza ko twaza kuganiriza makuru butaha utubwire. Ikindi kandi wibuke gukora subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibikagucike. Abari Kivu Trends, Kivu 250 Trends, ubundi ukore subscribe, ubundi kuva kwa mbere kugira ku cyumweru, kwezi kumwe, amezi 3 ndi kumwe nawe. Tureba wagwan biri ku mihanda ndetse tubicira ngaho ibintu bigenda fresh sana. Hanyuma rero hari witwa King James. King James ni umuhanzi mwiza cyane, ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi legend, yakoze hit nyinshi, yakoze akazi katoroshye. So ni umuhanzi nawe ukunda gukora ibintu by'ubucece, ni umuhanzi kandi bavuga ko ni umuhanzi ufite abakunzi batari bakeya, ukuriho abafana, ni umuhanzi amaze kugira abakunzi, ni umuhanzi ukora umuziki mu buryo nyine butarimo akavuyo. So rero nyuma yuko azwi cyane, azikunda gukora album ndetse akunda kwitegura gushyira hanze indi album. Nyuma yuko mu minsi ishize ndatekereza mu mwaka ushize yasohoye album, akaba ari kwitegura gukora indi album. So rero akaba indirimbo nziza cyane agiye gushyira hanze, nziza cyane imeze fresh cyane, witwa King James, akaba agiye kudutamo indi ndirimbo. Murabizi ko King James amaze minsi yashize yakoze agahit kameze neza cyane. Ubu ngubu agiye gushyiraho hanze album yitwa indirimbo, agiye gushyira hanze album utaratangazwa izina rye, ariko indirimbo agiye gushyira hanze yitwa Light or Die. Ni indirimbo rero yavuze ko ari indirimbo nziza ndetse izashimisha abanyarwanda muri rusange ndetse izabakora ku mutima. Ibyo ngibyo rero yabivuze ubwo yavuga ngo mu masaha make cyangwa se mu minsi mike araza kuba yashyize hanze. Wamwita King James rero. King James umwe mu bahanzi bakize mu Rwanda, umwe mu bahanzi bafite abafana batari bakeya, umwe mu bahanzi bakunzwe cyane by'umwihariko. Right sir. Rero amakuru andi yakasamutwe ariko tutazi ibyo ari byo, biravuga ko witwa Muheto ni Miss Rwanda, akaba bivuga ko ashobora kuba yarafunzwe ariko bitaratangazwa neza cyangwa byemezwe ko yabafunzwe. So rero katwemeze ko ashobora kuba afunzwe cyangwa adafunzwe, ariko ahantu ku mihanda biri kuvugwa cyane. Namwe sinzi ukuntu mubizi, murandika muri comment mutubwire se yabafunzwe cyangwa se ntabwo afunzwe, mwebwe bimeze biti. Right sir. Hanyuma rero ndi kugana ku musozo w'ikiganiro, ntabwo nasoza nifurije isabukuru nziza papa mukubwa cyangwa se his excellence, papa wacu mukuru, utureberera umunsi ku munsi. So rero uyu munsi ku itariki 23 nibwo isabukuru cyangwa ziziza imyaka 67. Ikindi kandi murabizi ko ari papa wacu mukubwa, yavuze ku itariki 23 igihumbi 1957, ubwo urumvikana afite imyaka 67. Ntabwo nasoza rero mwifurije isabukuru nziza kuri papa wacu his excellence. Imana ikomeze imwagure ndetse imukomereze mu buntu bwayo. Right. Hanyuma rero nje nk'ibisanzwe banyita MC the bad man, the baddest one and only, the champion boy. Wayase kababwire ko ibiganiro byiza hari akagaruka, nimukabure kuri Kivu 250 Trends, mukomeza mukora subscribe, share and comment. Nje nka the champion ndahari. Astra vista rero, astra mañana. Ciao ciao.